Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'abayuda barokotse abari barasigaye batajyanwa ari imbohe, mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amakuru Hanani yagejeje kuri Nehemiya, amubwira amakuru iwabo. Aramubwira ngo abataragiye mu bunyage bahuye n'ibibazo bikomeye, inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse. Bene data, natwe ibihe turimo, abatari mu bunyage ahandi inkike zarasenyutse, abatari mu makuba bari mu byago, abantu bari mu gahinda gakabije, abantu bari mu bwigunge, abantu bari mu mubabaro, ariko ngufitiye amakuru wowe none ahangaha y'icyo wakora mu gihe gisa nk'iki. Hanani araza abwira Nehemiya amakuru y'iwabo Yerusalemu, amubwira ibyabaye, amubwira ko habaye amatongo, amubwira ko amatorero yafunzwe, amubwira ko abantu basubiye inyuma, amubwira ko abantu bari gutotezwa, amubwira amakuru menshi cyane. Ndashaka kukubaza wowe, iyo wumvishe inkuru mbi mu gihugu cyawe, iyo wumvishe inkuru mbi mu muryango wawe, iyo wumvishe inkuru mbi mu nshuti zawe, ukora iki? Yesu naduhana umugisha. Tugeze mu gihe abantu bumva inkuru mbi kuri bagenzi babo bakabigira indirimbo. Tugeze mu gihe abantu bumva amakuru mabi ku baturanyi babo bakabyishimira bakabigira indirimbo. Ariko Nehemiya amaze kumva amakuru i Yerusalemu, amaze kumva ko inkike zasenyutse, amaze kumva ko abantu bagiye mu bunyage, Nehemiya ngo ararira. Ndashaka kukubaza wowe uri murandeba iyi saha, iyo wumvisha amakuru mabi kuri bene wanyu ukora iki? Iyo wumvisha amakuru kubo muturanye ukora iki? Shalom shalom mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Wowe ugiye gufata uyu mwanya wawe, wowe ufite telefone uri kuri screen yawe ukaba undeba, nkuzaniye ijambo ry'umugisha, nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki gitondo. Hari impamvu uri mu ndeba ngewe Rugaba Emmanuel, hari impamvu aka kanya ugiye gufata uyu mwanya ukandeba, kundeba no gutega amatwi amagambo ngiye kuvuga. Ntabwo ugiye guta igihe, ahubwo ugiye gukora icyo Imana yashatse gukora. Ugiye kugenderwa n'Imana, ugiye kumva icyo Imana yifuje kuvugana nawe. Imana ishimwe cyane. Tugiye gufata umwanya mutoya mubwira amagambo Imana yambwiye ko tugira umutima nk'uwa Nehemiya. Imana irashaka ko tugira umutima nk'uwa Nehemiya, umutima nk'uwa Kristo, umutima wuzuye urukundo, umutima wuzuye ishyaka, umutima wuzuye gushaka gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu Nehemiya yari afite umutima umeze gute? Uyu Nehemiya yari afite umutima uteye gute? Ndashaka rero magambo tuganira uze gusoza nawe uyu mutima nk'uwa Nehemiya wongeye kuza muri wowe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya igice cya mbere duhereye ku murongo wa 2. Haranditse ngo Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'abayuda barokotse abari barasigaye batajyanwa ari imbohe, mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amakuru Hanani yagejeje kuri Nehemiya, amubwira amakuru iwabo. Aramubwira ngo abataragiye mu bunyage bahuye n'ibibazo bikomeye, inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse. Bene data, natwe ibihe turimo, abatari mu bunyage ahandi inkike zarasenyutse, abatari mu makuba bari mu byago, abantu bari mu gahinda gakabije, abantu bari mu bwigunge, abantu bari mu mubabaro, ariko ngufitiye amakuru wowe none ahangaha y'icyo wakora mu gihe gisa nk'iki. Hanani araza abwira Nehemiya amakuru y'iwabo Yerusalemu, amubwira ibyabaye, amubwira ko habaye amatongo, amubwira ko amatorero yafunzwe, amubwira ko abantu basubiye inyuma, amubwira ko abantu bari gutotezwa, amubwira amakuru menshi cyane. Ndashaka kukubaza wowe, iyo wumvishe inkuru mbi mu gihugu cyawe, iyo wumvishe inkuru mbi mu muryango wawe, iyo wumvishe inkuru mbi mu nshuti zawe, ukora iki? Yesu naduhana umugisha. Tugeze mu gihe abantu bumva inkuru mbi kuri bagenzi babo bakabigira indirimbo. Tugeze mu gihe abantu bumva amakuru mabi ku baturanyi babo bakabyishimira bakabigira indirimbo. Ariko Nehemiya amaze kumva amakuru i Yerusalemu, amaze kumva ko inkike zasenyutse, amaze kumva ko abantu bagiye mu bunyage, Nehemiya ngo ararira. Ndashaka kukubaza wowe uri murandeba iyi saha, iyo wumvisha amakuru mabi kuri bene wanyu ukora iki? Iyo wumvisha amakuru kubo muturanye ukora iki? Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bumva ngo kanaka yaraguye bagaturika bagaseka, hari abantu bumva ngo kanaka yaratwise ngo yatwaye inda y'indaro bagaturika bagaseka,
bagaseka. Hari abantu ngo kanaka asigaye anywa inzoga bagaturika bagaseka. Iyo wumvisha amakuru mabi kuri mwene so utekereza iki, ukora iki? Yesu ashimwe cyane. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo k'inkike zasenyutse, k'ibintu byadogereye, k'abantu bagiye mu bunyage, abandi bari mu makuba. Umurongo wa 4 biravuga ngo nuko maze kumva iyo nkuru ngo ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo dukwiye kwishima mu byago by'abandi, ntabwo dukwiye kunezerwa ibyago by'abandi. Twese turi abasirikare muri Kristo Yesu. Abasirikare ndabakunda cyane, bagira umugambi mwiza iyo bari ku rugamba. Nibajya basiga inkomere inyuma, yewe n'uwarashwe ntabwo bamutayo, baramwikorera bakamutwara bakazamushingura mu cyubahiro. Ariko tugeze mu gihe umuntu yumva mwene se yaguye akabyishimira akabinezererwa. Ntabwo ukwiye kwishimira mbene ibyo bintu, ukwiye kwicara ukarira, ukiyiriza ubusa ugasenga, ukavuga ngo bene wacu baraguye, bene wacu basubiye inyuma, bene wacu barasitaye, bene wacu barayobye. Uyu mutima niwo Nehemiya yari afite. Kandi uyu mugabo Nehemiya uri kurizwa n'iwabo yakoraga ibwami, afite poste nziza, yari umuziritsi wa vino y'umwami, yari mu mwanya mwiza, yari mu mwanya yakwicara akarya akanywa. Nehemiya yari atuye ibwami, yabishaka ari kwicecekera akituriza akitetera, akavuga ngo ngewe ndi ibwami, ahari amata, ahari ibiryo, ahari ikintu cyose nta kibazo nzagira kuko ndi ibwami. Ariko Nehemiya ararira. Ukwiye kurizwa n'abahungu bari gusinda, ukwiye kurizwa n'abakobwa bari gusinda, ukwiye kurizwa n'abana bari kujya mu butinganyi, ukwiye kurizwa n'abashumba bari gucika intege, ukwiye kurizwa n'abaririmbyi barimo barabivamo, ukwiye kurizwa n'abagore barimo baravuga ubusa ku karubanda, ukwiye kurizwa n'abagore barimo baritesha icyubahiro ku karubanda. Hari ibintu bikwiye kuturiza, tukongera tukiyiriza ubusa, tukongera tugatakira Imana, tukongera tugasenga. Nk'uko Nehemiya yagize uyu mutima, arapfukama, ararira, amara iminsi yiyiriza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Nehemiya yarizwaga n'urugo rwe, ntabwo Nehemiya yarizwaga n'umugore we, ntabwo Nehemiya yarizwaga n'umuryango we, yarizwaga n'igihugu cy'iwabo, yarizwaga n'ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Vana amaso mu muryango wawe gusa. Icyo wahamagare ntabwo ari ugusengera umuryango, wahamagariwe umugabane munini, wahamagariwe guhindura isi, wahamagariwe guhindura ibihe n'ibihe. Uri umwana w'Imana, ubwoko bw'Imana, utegeka mu cyimbo cy'Imana. Imana duhana umugisha. Nehemiya ngamara 3 atarya atanywa nta kintu akora, aririra ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 5 atangira gusenga, aravuga ngo ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuritera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Nsabira abagaragu bawe ba Isirayeli, natura ibyaha Abayisirayeli twagukoreye. Bibiliya ntabwo itweretse Nehemiya akora ibyaha, ariko Bibiliya Nehemiya aratura ibyaha, avuga ngo ndatura ibyaha abagaragu bawe twagukoreye. Kuba Abayisirayeli baracumuye ku Mana n'ubwoko bw'iwabo, Nehemiya yafashe ibyaha bya bene wabo abyiterekaho. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yavuze ngo bari abantu, ntabwo ari njye wabikoze, ntabwo ari wabikoze, sinzu ya data yabikoze, sinzu ya mama yabikoze. Oya, yafashe ubwoko bw'Imana, ibyaha byabo byose abyishiraho, yatura imbere yaho ngo ubwoko bwacu twagutumuyeho, yewe Uwiteka we tubabarire. Murokore mwene data, ntabwo ukwiye kunezezwa no kugwa kw'abandi, ntabwo ukwiye kunezezwa no gusubira inyuma kw'abandi, ntabwo ukwiye kunezezwa no gucika intege kw'abandi. Bikwiye kukuriza, ukagira umutima wa Nehemiya ukabisengera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro, bikakuriza ukababazwa nabyo. Ukurira umusozi, uba ngo ngiye ku musozi, ngiye gusengera abahungu barimo barasubira inyuma. Ukaba ngo ngiye ku musozi, ngiye gusengera abashumba barimo barasubira inyuma. Ngiye ku musozi, ngiye gusengera urubyiruko rurimo ruranywa inzoga. Ngiye ku musozi, ngiye gusengera abantu barimo barabivangavanga. Hakagira ikintu kikuriza ku bwoko bw'Imana. Imana izakugirira neza, Imana izaguha umugisha, Imana izakurengera, Imana izakurwanira, nuterwa izagutabara, kuko nawe uzaba uhangayikishijwe n'umurimo w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nehemiya ngo arapfukama arasenga, aririra Imana. Yesu ashimwe cyane. Aratura, yatura ibyaha.
by'ubwoko bwabo, ntabwo ari ibyo yakoze. Nehemiya siwe wasambanye, Nehemiya siwe wasinze, Nehemiya siwe wibye, ariko ukibona umuntu wakoze icyaha ngo dore kiriya, ngo umuntu wakoze icyaha ngo dore uriya, nibikurizurire. Turabavandimwe, turabana b'Imana, data wacu numwe, bakundwa twese turabana b'Imana. Kristo niwe data wa twese. Yesu ashimwe cyane. Kugwa kwanjye bigutera agahinda, kugwa kwawe bintera agahinda, gusubira inyuma kwanjye bigutera agahinda, nuko ye kuntera agahinda, gucena kwanjye kugutera agahinda, gucena kwawe kuntera agahinda. Twese dufatanye turabana b'Imana, data numwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nehemiya arapfuka ararira, Nehemiya arasenga, amara gatatu yiyiriza ubusa, amara gatatu asenga, atarya atanywa, arizwa n'ibyaha abantu b'Imana bakoze. Yesu ashimwe cyane. Karindwi atangira kwatura, aravuga ngo twagukiraniweho cyane, ngo kandi ntabwo twitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Aravuga ngo ndakwinginze, ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose, guti nimucumura nzabatatandiriza mu mahanga, kandi utariko nimungarukira mukitondera amategeko yanyu mukayasohoza, nubwo abirukanye banyu bazabakumere y'isi nzabakurayo, mbateranye mbazanaho nitoranirije, nkabatuza izina ryanyu. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo ni Nehemiya. Nakuzana ijambo rivuga ngo ukeneye gutunga umutima wa Nehemiya, umutima urizwa n'ubwoko bw'iwanyu, umutima urizwa n'abantu basubira inyuma, umutima urizwa n'ibintu birimo biragenda nabi mu gihugu no mu isi. Ntabwo ukwiye kuryama, ntabwo ukwiye kwicara, ntabwo ukwiye kwizirikana wenyine. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo uzirikane umurimo w'Imana, ubona utagenda, uzirikana abana b'Imana, ubona bitagenda neza, ugira umutima wa Nehemiya, wongere guhaguruka, wongere gusubiramo imbaraga, uvuge ngo nanjye ngiye gufata iminsi nsenga, nasengera urugo rwanjye gusa, nsenga nasengera abana banjye gusa, nsenga nasaba umutsima gusa. Oya, ahubwo usengera ubwoko bw'iwanyu, usengera ubwoko bw'Imana, usengera igihugu, usengera umubumbe urizwa n'abantu bari gusubizwa inyuma, urizwa n'amatongo, urizwa n'ibintu birimo senyuka. Imana ikeneye kutunga umutima wa Nehemiya, ukongera nawe kwingingira igihugu, Imana ikakubonamo umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Yesu nashimwe cyane. Icyo ni Imana igushakaho, gutunga umutima nk'uwa Nehemiya. Tugiye gusenga Imana, ubwira Imana ngo Mana nshoboza umutima nanjye wo kutizirikana, umutima wo kuzirikana igihugu, umutima wo kuzirikana itorero, umutima wo kuzirikana ubwoko bw'Imana, umutima wo kuzirikana abandi, we kwizirikana wenyine. Nehemiya bishaka ari guceceka, yari mu mwanya mwiza, akavuga atoke nimba byarasenyutse byaramaze, bipfa kutazagera ibwami, ngewe ndi ibwami, ibwami hari ibiryo, ibwami hari sekirite, ibwami hari burinzi. Ariko Nehemiya ntabwo yagize amahoro, ngo yagize akababaro, kugeza aho yageze imbere y'umwami ataravuga ikibazo cye. Umwami amurebye amaze ngo Nehemiya we, ni ikihe kibazo ufite? Kugaragaza umubabaro ku maso, ko mbona umubabaro ugushengura inyuma, ufite ikihe kibazo? Umwami aramureba, abona agahinda ka Nehemiya kagarigara inyuma. Agahinda Nehemiya yarafite ntago ari ako kubura umuceri, ntago ari ak'ubukode, n'inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse. Yesu ashimwe. Ese wowe ujya ugira umubabaro w'umurimo w'Imana? Ujya ugira umubabaro w'inzu y'Imana? Ujya ugira umubabaro w'ubwoko bw'Imana? Ujya ugira umubabaro w'abana b'Imana basubira inyuma? Icyo kintu ugitekerezaho ukumva urababaye? Cyangwa ubabajwe nuko utaratunga imodoka, ubabajwe nuko utaragira inzu yawe, ubabajwe nuko utarambara ikanzu nziza? Imana iguha umutima wa Nehemiya wo kubabazwa n'umurimo w'Imana, wo kubabazwa n'inzu y'Imana. Wongere upfukame, bigufata umwanya, bikoreshe tike yawe, uve mu rugo, uve ku buriri bwawe, wicare hasi, ujye ku musozi usenge, wirengagije ibyo mu nzu yawe n'inzu ya so, urire ibyo Uwiteka Imana, kandi uzabiboneramo umugisha. Yesu ashimwe cyane. Niwite kubiguca intege nk'uko Nehemiya yahuye nabyo. Nehemiya we nabyo, Tobiya na Sanibalati barahaguruka muca intege, arabyirengagiza, barubaka kugeza igihe inkike z'i Yerusalemu zongeye guhagarara. Imana iragushaka, Imana iragukeneye, Imana irakwifuza kugira ngo igukoreshe nk'uko yakoresheje Nehemiya mu gihe gisa nk'iki, kugira ngo inkike z'Uwiteka zongere guhaguruka, zongere kubakwa, zongere gukomera. Imana turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Ndagushimye ku bwa mwene data wumvishe aya magambo.
reka umugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Nonaha ukureba yicaye, ukureba apfukamye, uri kureba ari mu kazi, uri kureba ari mu modoka, uri kureba ari mu mirimo itandukanye, ndasenga kugira ngo ubahe umutima wa Nehemiya, umutima wo gukunda itorero, umutima wo gukunda umurimo, umutima wo gukunda ubwoko bw'Imana, umutima wo kutizirikana mu izina rya Yesu Kristo hamwe ku musaraba. Wongere utanga ishyaka, wongere utanga umwete, abantu bahaguruke bongere kubaka inkike zose zasenyutse, abantu bahaguruke bongere gusenyera ubwoko bwose bwasubije inyuma mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Abantu bongere gushira amanga bakuvuge mu buryo bwose, aho bahagara hose bakavuga, barangure bavuye gukiranuka kwawe, barangure bavuga urukundo n'imbabazi zawe, barangure bavuye gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Turagushimye kutanza imbaraga, kutanza ububyutse, kutanza amavuta, kutanza agakiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze, uracyari Imana ivuga bikaba, uracyari Imana itegeka bigakomera, uko wahoze kera na n'uyu munsi n'ukuri kandi ni kuzahora, nta gacu ko guhinduka ugira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha.